rero njyewe igihari nuko tutavuga ngo duciriyeho iteka umuntu wakoze movie ahubwo twakabaye nta nubwo tumushimye nta nubwo tumugaye kubera ko ni amahitamo y'abantu ntabwo kuvuga ngo batatubona nabi cyangwa neza twebwe gukora movie turamuga bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Baze hano kuri Sarifax TV nk'ibisanzwe mbanje kubasuza aho mwerereye hose, nizeye ko mumeze neza nawe utameze neza, ihangane baho mu buzima uyu munsi bimeze neza cyangwa nabi ejo bigahindagurika, nyine life surprises ntabwo zibura nkuko dukunda kwivuga hano kuri Sarifax, ariko icyiza no kwihangana ukakira ubuzima uri kubamo kuko ibintu byose birashoboka muri ubuzima. So uyu munsi rero nk'ibisanzwe hano kuri Sarifax tuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi wa none ugiye kuba umunsi udasanzwe kubera ko dufite abashyitsi, ntabwo ndi nyine nka Sarifax nk'ibisanzwe nkuko mumenyereye hano kuri screen ni nyine. Uyu munsi twagize abashyitsi, ndi kumwe na Joshua. Joshua umeze neza cyane? Meze neza. Ibintu ni wane? Ubuzima bumeze neza. Wow. So ndi kumwe nanone na Jado. Meze ite? Ze fresh kabisa, ibintu fresh neza. Ibintu ni sawa. So I'm very happy to have you here guys. Nizeye ko bigiye kugenda neza. So namwe rero mudukurikiye hirya no hino aho muri, ntabwo twabirengagije, twabasuhuje kandi nizere ko mugiye kudukurikira kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Nk'ibisanzwe rero hano kuri Sarifax twibanda mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko twaje muri aparite yacu y'utuntu n'utundi cyangwa muri life skills, ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ese niki tugoye kwiga kidasanzwe? Ese niba hari ikibazo kiri gutrendinga nzahangaha muri societe tugomba kucyitwaramo gute? Ese n'ubuhe bumenyi tugomba kuba dufite kuri iyo issue? Hanze aha rero hari terime yitwa movie, nizere ko muyizi. Rero twifuje kuvuga kuri movie kugira ngo ntabwo tugiye gutekinga side, ahubwo twifuje kumenya ese gukora movie or moving in together before marriage, ese ibyo bintu bivuze iki ku rubyiruko? Kubera ko turi kubona trend hanze aha mu rubyiruko rwo mu Rwanda biri kuzamuka ku rwego rudasanzwe cyangwa kuri speed iri hejuru cyane. So twifuje kubivugaho kugira ngo ese muri rusange niki kiri gutera abantu gukora movie before marriage, niziye mpamvu ziri kubitera? Ese nk'urubyiruko icyo ni ikibazo of course twibaza, ese twabyitwaramo gute? Ese kuba abantu benshi bari kubikora nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bamenyane? Ese kuba abantu benshi bari kumva ko kuba bakoze movie nta bidasanzwe, nta gikuba cyacitse, ese mu muco wacu nk'abanyarwanda byumvikana gute? Cyangwa mu rubyiruko turi muri iyo myaka yo kuba twafata responsibility zo gushaka ingo cyangwa zo kujya nyine kwinjira muri mariage mu rugo, ese birakwiriye ko mbere yuko tujya muri mariage cyangwa tujya mu rugo tugafata inshingano twakabaye dukora movie before? Iyo niyo topic tugiye kuba tuvugaho uyu munsi. Nizere ko namwe muri bubane natwe muri comment kugira ngo tubashe kumenya ese tubyumva gute muri rusange. Turatangirana na Joshua atubwire uko abyumva, ariko mbere yuko dutangira hari ndabanza mbabwire inkuru cyangwa story y'ibyabayeho. Abantu barakundanye imyaka 2 irashira. Nyuma y'imyaka 2 ishize inshuti zabo zibagira inama ko byaba byiza noneho babanje kubana mbere yuko bakora ubukwe, after 2 years of dating, mbere yuko bakora ubukwe kugira ngo barebe their compatibility, niba koko bafite ubushobozi bwo kubana ubwabo. Ubushobozi compatibility ndi kuvuga nko kundi uvuga ngo ese values zacu ni zimwe, ese priorities zacu ni zimwe, ese values zacu ni zimwe. Hakaza kuri parity y'amafaranga, ese uyu muntu ahandoringa amafaranga gute, amanaginga amafaranga gute muri rusange, ese uyu muntu akunda ibiki, ese future zacu, future goals zacu ziramatchinga. Abantu bamwe bagahitamo ko byaba byiza uwo muntu aje mbere yuko bakora ubukwe buri legally, mariage civile, cyangwa uko mu muco wacu bimeze bisanzwe
tubona abantu bajya ku murenge bagasezerana after mu murenge bakajya mu rusengero bagahabwa umugisha then bakajya mu rugo ariko abandi bakavuga ati oya mbere yuko dukora ibyo ngibyo reka tubanze twebwe tugende tubane turebe niba koko turi compatible turi abantu bafite compatibility yo kubana hanyuma abandi bakavuga ati rwose no never live in marriage never move in before marriage ugasanga nyine ni biri controversial ugasanga ni ikibazo ugasanga se ndafata uwo mwanzuro hanyuma rero tugiye kurebera hamwe niziye critical point ubundi zatuma nge nawe nge n'umupartner wanjye dufata umwanzuro wo kuvuga ngo let's move in together before we get married cyangwa tuvuga no ntabwo bikwiriye murakoze eka turebere hamwe rero uko byagakwiye kuba bimeze murakoze urakoze ndatekereza twaza kureba kuri ino ngingo mu buryo bubiri bumwe ni mu buryo bujyanye na siyanse ikibivugaho imibare ese koko gukora muvi ku bana n'umusheri wawe mbere boyfriend girlfriend mbere yuko mukora ubukwe koko ni igisubizo ese kubera icyo abantu babikora mu buryo buri scientifique imibare ese bamwe batekereza ko amadivorce rate abari bayatinya abantu barifuza gukora imiryango myiza hano urubyiruko bari kugenda bajya mu rukundo ariko tukabona n'iyo mibare y'abantu bagenda urubyiruko ruvuga ati kuryamana mbere yo kubana byanarimba bakagenda bakaba mu rugo ngo rumwe ubwo ni geto bitazwi n'umuryango wabo bitazwi n'itorero bitazwi na leta nicyo turita moving ubwo mu kinyarwanda ndumva ariko twabitranslating ndi kubyumva so ubundi buryo ni mu buryo buri religieuse ese kuko statistique zivuga yuko mu Rwanda hejuru y'abaturage 90% ari abemeramana ariko iyo mana bavuga twemera dukeneye kuzamenya ngo ni iyi kuko mu bigaragara turi kunyuranya n'icyo Bibiliya ivuga sinzi niba Jean de Dieu atabibona ntabwo yaba atabibona kuko buriya nawe muri iyi sosiyete yo mu Rwanda ariko njye ntekereza nta guciye mu ijambo buriya hari igihe abantu bavuga ngo nk'uko wari umaze kubivuga ngo amakupure menshi ashobora guhitamo gukora iyo moving mu buryo wenda turaza kubivugaho tuzabivuga wenda muri ibiganiro biri imbere aho nyine ushaka kubihayidinga ntugire uwibwira ukajyana n'uwo muntu mu ibanga kubera ko nta muntu n'umwe wisanzuyeho ushaka kwemera icyo kintu yakubwira tubaye iki wabuze icyo ubundi niyo mpamvu ugiye kujya kudukoza isoni reka mbivuge gutyo muri sosiyete nyarwanda umuntu wese wabwira yakubwira ati wabuze iki kugira ngo udukoze isoni itorero rizavuga gute inshuti zizavuga gute umuryango muri rusange uzavuga gute niwisanga wagiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ko after that ntabwo tuzi ko ushobora kugenda ukumva nyine ko ari movie ugiye gukora ariko ushaka gutwita sibyo ushaka gutwita nta muntu wabibwiye ugasanga nabyo bibaye ikindi gikomere mu gihe wenda ibyo wagiye izo expectation nubwo tutazivuzeho ariko one of the expectation most of the people follow when they are deciding to move in some people say okay maybe rent is expensive for both of us so reka rero twimagine tujye hamwe nyuma ya rent urumva cost y'inzu twishyuraga iragabanyuka izo bills twishyuraga ziragabanyuka abandi bakavuga ati wenda we want to spend more time together sibyo dushaka gusekeninga bond yacu kuko nirarekeza ko ari iyo main core irari gute rero nitubwire turibaza ese iyo umuntu avutse agakura akaba umusore cyangwa inkumi igihe akwiye gutangira gutekereza kure mu muryango ni byiza rwose kwinjira mu mubano n'umukobwa muri courtship akaganira n'umukobwa bakareba uburyo bakumvika ariko se
byagenze bite ngo dutangire kumva yuko ari ibintu bisanzwe ibyo tutakuze dutozwa muri sosiyete nyarwanda tutigishijwe mu madini byagenze bite kuko niyo mpamvu ngiye kubaza Jean de Dieu cyangwa se ngiye kumuha umwanya akagira icyo atubwira ntekereza yuko abasore b'iki gihe turi gutinya inshingano responsibility kubera ikiri muri gutinya inshingano ariko muri uko gutinya inshingano ntitunagenga imibiri yacu ubwo hari ibibazo bibiri biri kowa biri gutera moving kunanirwa kugenzura iyo last hanyuma none ukumva utinya inshingano ariko ikindi kibazo ndibuze kugarukaho ntekereza ko ngewe buriya atari ugutinya inshingano kubera ko nujya kubana n'uwo muntu n'ubundi you are responsible kuko hari izindi nshingano ufite muri kubana igihari wenda nuko nta bana bahari nta bana mufite wenda nabwo muzabagira ariko byonyine kuba watekereje ukavuga ngo maybe reka uyu muntu mufate tugende kuba turi kumwe nabyo wirantekereza ko ari gufata inshingano ajadore kagira icyo atubwira ubitekereza iki kuba ari gutinya inshingano ntabwo navuga yuko aho ngaho aba yafashe inshingano ahubwo ngiye bifata nko guca y'ubusamo ni ukuvuga ngo abashaka inshingano ariko abashaka inshingano ariko yashingukamo igihe yumva abishakiye igihe yumva abirambiwe rero twebwe inshingano turi kuvuga ni inshingano zo kugira umuryango umuntu akubaka umuryango understanding y'umuryango mu buryo buri legally akubaka umuryango akarera abana mbega nyine akagira nyine ubuzima nyine bufite intego akaremya umuryango akicaza icyo navuga akicaza ikibuno hamwe nyine akicara akarera abana bikaba ari ibintu nyine biri long term atari ibintu byo kuzamo nk'aho nyine umuntu nyine ari kwikiza ahubwo agafata umwanzuro noneho none se ubwo niba ari icyo ngicyo bishatse kuvuga bivuze ko ugiye gutera amabuye umuntu watekereje cyangwa wicaye akavuga rero ngiye bitewe n'uko niyizi wenda ngira dute runaka cyangwa nshaka umuntu wanjye menye ngo ubundi mbere y'uko aza mu buzima bwanjye cyangwa njye nza mu buzima bwe ese ahanduringa ibintu bimwe na bimwe gute wenda kugira ngo mbimenye bitewe na time differences tuba turi ahantu hagiye hatandukanye what if to spend in like nk'amezi 3 cyangwa 5 turi kumwe at least nkamenyaho a bit more yuko wenda handlinga stress ubundi yaraka yabigenza gute ese ubundi daily routines ziba ziteye gute ese ubundi amafaranga iyo bigeze muri money management umuntu yitwara gute ese mbese nyine rero ibintu nk'ibyo ngibyo byo mu buzima busanzwe waba ugiye gutera umuntu amabuye watekereje ngo ngewe ndamutse nzanye uwo muntu cyangwa twese tubyumvikanye kuko it has to be mutual ntabwo ari umwe watekinze advantage both sides bose bicaye babona ariko ari ngombwa ko bagomba kuba bari kumwe nanone ugasanga abo bantu bumva ko nibagenda kwicara nyine bakabana iyo time runaka bihaye ari byo bizatuma nyine bonding yabo iba strong kurusha uko bakora dating bisanzwe ngewe ko byumva kandi n'ubundi ntekereza ko ibyo bazabafasha inshingano iyo assessment si byangombye ngo ubanze umuntu aza abane nawe kugira ngo ukore iyo assessment bavuze amafaranga uvuga behavior uko umuntu yitwara kuko bagabanya uvuga financial uburyo umuntu akoresha amafaranga ngewe ndumva ari ibintu ari behavior iyo muri kumwe urabireba financial n'ubundi umuntu wese akoresha amafaranga mu buryo bwa stress n'ikindi kurakanya nuko umuntu yitwara byose ibyo bintu wabyasesinga bitabaye ngombwa ngo umuntu mubane muri ubwo nyine butemewe ahubwo ngewe numva wafata umwanya wawe ugafata umwanya wawe mukabana n'umuntu nyine mukitaragitingana nyine mugasohokana mukavugana bose bakamubwira niyo umuntu uvugana nawe buri munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane icyumweru cyose uzi
behavior zino ushaka kwinterpreta ni izihe rukumva aho ngaho ubonye uvugana nawe ukamenya ngo umunsi we uko wagenze uko yitwara uburyo bw'amafaranga uramusohokana ugakoresha amafaranga ubu bizi so ni ibintu wakora assessment bitabaye ngombwa ko mukora moving aho ngaho hari ikintu bita situational ethics. Yes, situational ethics, yego. Bagisobanura ko umuco runaka cyangwa se habit runaka igenda ikaba rusange. Ubu nkaba navuga ni everybody does this. Yego. Ariko se kuba abantu benshi babikora byaba bibigira ukuri kubera yuko nituramuka turebeye moving in n'igikorwa icyo ngicyo turaza kuba twirengagije ni iyihe mpamvu ndi mu rukundo, ese ni izihe values mfite nk'umuntu, character yanjye ni iyihe, convictions zanjye nk'umuntu ni izihe. Kuko ndemera ndi bujye muri moving ariko risk nazo ndazikuramo nimba ngiyemo risk ziri associated na moving ko twabonye ko nimvuga ngo ngiye gutestinga compatibility ariko se igihe bizaba backfired ntabwo mfite shield mfite ingabo yo kuzahunga icyo kintu kuko to by honesty turareba muri society hari ingero nyinshi zitandukanye tuba dufite z'abantu bagiye babikora gutyo ariko no munsi bari regrettinga depression yabaye nyinshi, anxiety, suicide rate iriyongera mu rubyiruko globally, byose trauma, relationship trauma, trust issues byose bigenda biba resulting either muri premarital sex cyangwa se sexual gukora imibonano gusambana, reka tubyite gusambana iryo jambo rikomeye dore ibintu barabyoroheje ibintu byose twabise ngo ni ukurya ibyana ngo ni agaserivisi urumva serivisi ko tugiye gukora ku bantu ari nabyo bidrivinga abantu benshi. The main problem we are facing now hari n'abavuga ati kugabanya ibyitwa body counts. Yes, body count yego ngo ne gusambana n'abantu benshi ngo ubwo tumuvinge in tujyana ariko se biri bivuga iki kuko nuko nahoze mbivuga 90 kuzamura tuvuga yuko twemera Imana so biraza kudusaba kureba no muri Bible ese Bibiliya ivuga iki niyo mpamvu ndagusaba ngo turebere mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2 twumve icyo avuga nusoza udusomere mu Migani igice cya 7 umurongo wa 7 n'30 ubundi twumve kuko haduhereza ishusho ngari y'icyo Imana kuko umuntu ntariho ngo yigenge umuntu niyiremye so niba nariremye rero irifo ko monsirita Imana yandemye yankizeho ngo menye ese ko Imana yandemye ndi sexual being active ushobora kwifuza kuryamana n'undi tudahuje igitsina. Hari uburyo hari perfect arrangement aba yarakoze ariyo abantu twemera nka marriage noneho ese side stepping y'iyo arrangement izazana ibihe bibazo so ndebera muri ya mirongo nakubwiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 2 haranditse ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo menye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ubwo icyo gisubiza cya kindi situational ethics kuba abantu benshi bari kubikora kuba abantu benshi bumva ko ntacyo bitwaye ntabwo bivuze yuko ntacyo bitwaye so turebera no mu migani ikindi navuga mu gihe uri kudushakira abantu nuko trends nk'izi baravuga ngo foretold is forewarned. Iyo utigiye ku makosa y'abakubanjirije birangira uyaguyemo. Umuntu akubwira ati hano imbere hari umwobo ukavuga ati ariko
waba umbeshye reka njyewe ngende nk'ubwo impamvu imigani ntabwo bwaba ari ubwe imigani karindwi igice cya karindwi umurongo wa karindwi bavuga gute nuko ndeba mu baswa nitegereje mu basore ndeba mu baswa nitegereje mu basore mbona umusore utagira umutima yego anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya nuko ayembayemba ajya ku nzu ye ari mu kabwibwi bugorobye ageza mu mwijima w'igicuku. none se aba basore ko babaye benshi birakwiye ko naba bamwe mu basore batagira umutima cyangwa uri kutureba. Rero dushingiye kuri iri jambo nk'uko turisomye hano bivuze ko ibi bintu ntabwo ari ibintu byadutse uyu munsi ngo none ahubwo wenda nk'uko twari tubonye ngo abasore babaye abaswa ntekereza ko atari abasore gusa kuko biri both sided ari abakobwa ari abahungu usanga nyine bose muri iki gihe ntacyo bimbwiye kuba nagiye ntacyo bimbwiye I don't care urumva rero ikibazo gihari ese what is driving us wait bivuze ngo I don't care ntabwo consequence nazo uvuga ngo I don't care. The consequences most of the time usanga urubyiruko bavuga ngo nzanywa amazi bizashira rero niba muzanywa amazi kugeza ryari hari umugani wa kinyarwanda uvuga ngo nyamwanga kumva ntabwo yanze no kubona so gusa ntekereza umuntu ashobora kuba ari mu rukundo wenda yarasambanye se wenda cyangwa se ari no kukonsidaringa gukora movie yego ariko se hari antidote nicyo twakabaye twibaza yego antidote Jean de Dieu utekereza ko ari iyi kubera yuko given the peer pressure iriho abantu bashobora kukubwira niwe muntu wenyine ngo utarakora ni wowe utarakora movie urabura iki so hariho way back so umuntu ya reverse birashoboka ko yaba muzima nanone byashoboka antidote ni hagendewe ubundi ngewe muri analize yanjye ko mbona ibintu ugendeye behavior y'abantu ukuntu abantu bitwara isomo ry'ahene hari n'igihe ureba ukabona nyine biri muri kamere muntu biri embedded muri kamere muri nature y'umuntu ku buryo sometimes no kubirwanya kurwanya uko kuntu bikomeye birengeje ubushobozi bw'umuntu. Joshua yarambajije ngo hari antidote mu buryo hari uburyo bwinshi abantu bagenda bagerageza gusetinga principles ababyeyi bakarera abana neza ariko ibyo bintu byose bitewe n'uko umuntu ari ikiremwa gitangaje gifite kamere ibintu umuntu akora biva muri kamere ye ntabwo ari ibintu atozwa ahubwo ni ibintu biri muri kamere ye. ni ukuvuga ngo rero antidote y'icyo kintu ni uko iyo kamere uwaremye iyo kamere niwe wenyine ufite antidote igisubizo ni ukuvuga ngo ni agakiza ni uko umuntu yakakira kirisito akagera muri we niba ubasha kugera muri we agahindura imyitwarire mwanjye ibyo byose twavugaga bya movie n'iki ntabwo nabikora sinzanabikora ariko ntabwo ndi kubivuga nko mu buryo bwo kwiyemera nanjye niyo antidote nanjye ntabwo ni kirisito wa muri njyewe n'indinda no mu myitwarire yanjye yose ntabwo niwo muti ubwo mu yandi magambo iyo bavuze ngo ntawutuka ingona atarambuka uruzi we wahangara ukarutuka wowe wahangara ukarutuka ariko ni byiza kubera ko nk'uko twari twabikomejeho kare buriya gukora movie ntabwo bivuze ko kuba umuntu mwagiye mukabana ukabona amakosa ye n'ubundi hari ibyo wabihinduraho n'ubundi ni wa muntu nta kintu ateze kubihindura kuko uwo muntu mwahuye akuze ese byazarangirira tuvuge ukoze movie ni kwa Josue ukoze movie biranze tubonye compatibility yacu idashobotse kwa Jean de Dieu naho ubonye bidakunda you keep on going you keep trying movie ese icyo gihe cyo nibaza ugenda uri umusore utandukanye n'umukobwa w'inkumi icyo gihe muba muri umugabo n'umugore urugo rwananiye ntabwo mbizi twabyita ntabwo nzi ngo twabyita gute ariko icyo nibaza cyo ni uko
buriya abantu badecidinga gukora movie ntekereza ko baba bafite show ebyiri, maybe baba bari muri za maybe bizakunda cyangwa ntabwo bizakunda, kubera ko ntekereza ko kuba wakoze moving in doesn't automatically guarantee you that the marriage is coming soon. Kubera ko tumaze kubona nk'uko wabivugaga hari ingero nyinshi z'abantu wavuga wibazaga niba isi hazabaho reversal, se bizagenda bite if I moved in with someone then after bikanga, ese nyuma bizagenda gute, ndaza deshoka gute, bya bikomere ngiye nasigaranye, kubera ko both sides twari dufite maybe intumbero zitandukanye, kubera ko hari amakupure amara kuba engaged bakagenda bakabana, ukavuga toke we are engaged, buriya kuba tugiye gukora movie nyine byarangiye na mariage yaje, kumbi ku rundi ruhande undi we ku rundi ruhande yemeye iyo movie we gahunda afite ari ukuvuga ese let me go and see how me and you living together how it goes, ese byaba bimeze gute njye nawe turi kubana. Urumva abo bantu n'abantu bafite intumbero ebyiri zitandukanye. Hari n'uwavuga ariko ati ngo nidutana ntacyo bitwaye, ngo kubera ko ngo n'abandi banyuze mu murongo mwiza uboneye nabo bashaka gutandukana, ugasanga bibaye ikibazo. Byaba ari iby'ubwenge kuvuga ati ubwo n'abantu batwara n'umushoferi utanyoye inzoga ashobora gukora impanuka, nanjye wazinyoye reka nzitware, byaba biri mu bwenge. Icyo rero gisubiza umuntu wibaza ngo n'abandi baratana, abandi n'abandi but you are different, ariko abo bandi ntabwo uri mu gisekuru cy'abantu, sibyo nabyo ushobora guhitamo kugira ubuzima bufite intego. Wenda nsoza kuri moving, icyo ntekereza hari best practice ushobora gukora muri relationship. Give it a time will prove whether you are compatible with your potential partner. Wikihutisha emerera umuryango wawe umenye uwo muntu muri gukunda, kuko ugire approval yabo, kuko nawe akeneye kuzabana nabo, and then wihitamo inzira yoroshye, kuko iyo umbwiye ngo hey can you come and live with me, it's an easy way, can easy come easy go, uko niba nakubona mu buryo bworoshye no kugutakaza biroroha, nta tayizi dufite, ariko ibyo byose ntabwo bigira ishingiro mu muntu. But if you guys are moving together to strengthen your ties, how do we know? Ntabwo ariyo arrangement yakozwe, kandi igihe cyose iyo ukoze ibitandukanye na catalogue y'ikintu habaho consequences. If you're ready to bear with those consequences, it's up to you. Birakureba, ariko ikibazo ni uko birangira bibaye umutwaro kuri sosiyete, birapside. So ntabwo umuntu ashobora kugira relationship n'undi iganisha ku mubano w'urugo hatarimo Yesu cyangwa se Imana ngo bishoboke. So niyo antidote, kandi Imana yacu kuwo kwamaze gukora amafuti, Imana yacu ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Nicyo kintu ikora cyane. Pastor Rick Warren yaravuze ati he is best at giving second chances. So amahirwe ya kabiri irayatanga. So umuntu agarutse kandi ishobora gukoresha za consequences zikazavamo n'ikindi kiza, gusa nizikuraho nagikuraho. Iyo ugiye tuvuga uragiye mu bintu twayinda, ntabwo umwana azavamo cyangwa azapfa kubera yuko wihanye cyangwa se wahindukiye, nturwara izo sida n'ugira utera ibindi n'ibindi. So the consequence can be there, ariko Imana izazoroshya iguha amahirwe niba ushaka guhinduka. So hariho amahirwe y'uko umuntu
okay birumvikana ariko ngewe uko ndi kubitekereza cyangwa reka dusabe Gwizinema tubwire uko abyumva kubera ko hari icyo wari uvuze ngo the consequences kuko tumaze kubona ko n'abantu benshi batakoze moving nabo bahura n'izo consequences ibyo bintu urabihuza gute abatarakoze moving bafacing izo consequences zingana n'uwakoze n'utarayikoze n'izihugo let's say nkuko nguko waruvuze ngo bashobora gutandukana gushaka kugira icyo gikomere kuko n'abatarakoze moving baratandukana kuko izo cases zirahari nekereza ko cases za divorce ziri hanze ahangaha atari zo abantu gusa bakoze moving kuko n'abatarakoze moving barayikora nekereza ko most of people barahura bakagira uko bigenza mu bundi buryo ariko ntabwo babana bikarangira niyo nda yayitwara niyo sida yandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi nta moving yakoze rero mutubwire mu byumva gute se byakabaye bikorwa gute nabo byamaze kubaho se muracyafite igaruriro muracyafite amahirwe Yesu aracyari ku ngoma kuri imbabazi thank you Joshua for coming Gwizinema thank you so much for coming on Sarifact TV nakagaruka nizere ko muzagaruka tugakora ibindi biganiro nk'ibi bifasha urubyiruko bizamura urubyiruko mu myumvire mu mitekerereze kuko buriya hari umuntu usubijwe wari umaze igihe yibaza se ko ibintu bimeze gutya se ko inshuti yanjye imwe iri kumbwira ati genda kora moving genda umuntu wawe umumenye umusobanukirwe undi akaba ari kumbwira no wibikora ndafata ikindeka iki ariko nizere ko muri kino kiganiro ufite amahirwe menshi yo gufata umwanzuro mwiza ukunogeye kandi nanone akami ka muntu umutima wawe wibyo umutima wawe ukubwira nibyo ugomba gukora follow your heart train your brain your body will follow icyo feeding the brain yawe buriya nicyo umubiri wawe ukora so bye bye ikiganiro cyacu naha tugisoreje naha akagaruka bye bye tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health tuvuga ku bijyanye na diet imirire kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga of course living life skills ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi